Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Tuje kubagezaho update z'amakuru ari kugenda agarukwaho muri irushanwa ry'isi ry'isiganwa ry'amagare ririmo rirabera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turi ku munsi wa kabiri rero w'irushanwa, aho irushanwa ryatangiye ku munsi w'ejo hashize tariki ya 21 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo 2025. Uyu munsi rero turi ku itariki ya 22. Ni umunsi wa kabiri rero w'irushanwa. Amakuru ari kugenda agaruka rero muri kano kanya ni inka ije kwitambika. Ni inka ije kwitambika rero, yitambika ari barimo barasiganwa ku magare, ariko mu by'ukuri ikintu kije kuba cyabera ahantu ubwo iyi nka yitambikaga. Amakuru yakomeje kugenda agarukwaho nuko ubwo iyi nka yitambikaga mu muhanda, umwe mu basiganwa kuri aya magare rero aje kuba yakwitura hasi, ariko ahita hakorwa ubutabazi bw'ibanze, ndetse amakuru akomeje kugenda yemeza ko kugeza amagingo aya ngaya ahise asubira mu muhanda akomezanya n'abandi. Ariko nanone ushobora kwibaza ese mu by'ukuri iyi nka yari iturutse hehe? Hari amakuru akomeje kugenda agaruka ko iyi nka ngo yari ijyanywe mu ibagiro. Nibyo rero biri kugenda abigarukwaho. Benshi rero bakomeje kugenda bibaza mu by'ukuri uyu muntu warushoreye iyi nka cyangwa se warutwaye iyi nka yaba yamucitse gute kugira ngo ize kuba yakwinjira muri uyu muhanda. Byinshi rero bikomeje kugenda bigarukwaho, udushya tuje kuba twaba ubwo iri rushanwa ryatangiraga none kuri uyu munsi wa kabiri tariki ya 22 z'uku kwezi rero kwa cyenda uyu mwaka turimo 2025. Turaje kugira ngo tukuvire muzindi muzingo udushya twose tuje kuba twagaragara muri iyi etape ya kabiri. Turagusaba rero gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu bambere amakuru yacu ujye akurikirana gatanu ku kandi. Turagusaba rero gukora share aya makuru byibuze kuyasangiza abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Kandi ikindi ujye muri comment utangemo igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime, bibi nabyo bire, kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Reka rero tugaruke kuri iyi nkuru rero yakomeje kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga. Amafoto yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi baje gutungurwa n'uburyo ki inka yaje kuba yacika uyu muntu waruyishoreye cyangwa se waruyifite, dore ko yari no hafi kure ya kaburimbo. Yari kure ya kaburimbo, ntabwo yari yegereye kaburimbo, ariko inka ikaba yamaze kumva akaruru k'abantu barimo barasakuza cyane. Bishimiye rero abuyoki aya magare yari kugenda arushanwa arimo aranyura muri uyu muhanda. Birangira rero iyi nka ije yirukanka bitewe n'akamu k'abantu cyangwa se abantu basakuzaga. Urumva yagize ubwoba. Inka muri iyi minsi zororerwa mu biraro, urumva ni ibintu bidasanzwe kuri yo. Birangira rero isimbutse ihita ihumana bari barimo barasiganwa ku magare. Umwe rero waruri imbere yabo, birangira ije kumutega ahita yitura hasi, ariko ahise hakorwa ubutabazi bw'ibanze, ahita haguruka nanone ahita asubira mu muhanda bwangu na bwangu, ndetse anakomeza kuza ku mwanya wa mbere nk'uko abikomeza kugenda abigarukwaho. Uyu rero waruri imbere bikarangira aguye hasi, agushijwe hasi n'iyi nka. Biravugwa ko rero ngo akomoka mu gihugu cya France, ngo akomoka mu gihugu cy'Ubufaransa, niko biri kugenda bigaruka. Amashusho yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, utuvideo ndetse n'amafoto byakomeje kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga by'iyi mpanuka rero ibaye ubwo iyi nka yitambikaga. Mu by'ukuri abanyonzi cyangwa se abasiganwa ku magare, biravugwa ko rero kugeza amagingo aya ngaya iyi nka yahise ikurwa mu muhanda, ndetse binakomeje kugenda bigaruka ko uwaruyishoreye nawe yaje kuba yafatwa. Ariko nubwo yafashwe ntawakwifuza rero ko yahanwa, kubera ko nyine niba ari inka yari arimo arashorera cyangwa se yarafashe arimo arayikurura ku murunga igahita imucika, nawe nta ruhare yaba yabigizemo. Benshi rero baje gutungurwa nuko bari bari ku muhanda bajya kubona inka ije yirukanka ihita yinjira mu muhanda, ubwo abantu basakuzaga cyane. Iri rushanwa ry'isiganwa ry'amagare
magare, birumvikana ni igikombe cy'isi, birumvikana ku magare, ku irushanwa ryo gusiganwa ku magare ririmo rirabera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero bikaba byaje gutungurana none ku munsi w'ejo hashize, ubwo ibendera ry'Ububiligi ryari ryazamuwe rero mu mujyi wa Kigali, abantu benshi ubona bishimye. Ibi rero bikaba ari bimwe mu byagiye bisa naho ari nko gukoza icyuma mu gisebe ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko Ububiligi bwari bwarabagiye inyuma, cyangwa se bwari bwarakurikiye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuba bashinja igihugu cy'u Rwanda ko gifasha umutwe wa M23. Nayo mpamvu rero ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje kugaragaza ko batishimiye, mu by'ukuri ntabwo ngo bishimiye kuba igihugu cy'Ububiligi cyitabiriye irushanwa ndetse hakazamurwa n'amabendera cyangwa se idarapo ry'igihugu cy'Ububiligi hano i Kigali. Abenshi rero bagiye bagaragaza ibyishimo ubwo Umubiligi yaratwaye icyo twakwita individual etape, cyangwa se kuriya bavuga gusiganwa ku ruhande rw'umuntu, cyangwa se ku ruhare rw'umuntu umwe. Umubiligi rero niwe waje kuba yakwegukana iyi ntsinzi. Ababiligi rero bagaragaza ko bishimye cyane hano mu mujyi wa Kigali, ibyishimo byari byose. Ibi rero bikaba byagiye bicicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse binakirwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana abaturage bo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abayobozi bakaba baje kuba babona ibi byishimo Bubiligi, cyangwa se abari baje baherekeje abasiganwa ku magare b'Ububiligi bari bafite. Bikaba rero ari ibintu byaje kubababaza. Hashize iminsi umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'Ububiligi warajemo agatotsi, ariko mu by'ukuri bikaba bikomeje kugenda bigaragaza ko iri siganwa ry'amagare ryaje kwitabirwa n'iki gihugu cy'Ububiligi rishobora kuza kuba ryasiga umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ububiligi uje kuba wagarura, cyangwa se uje kuza kuba wazahuka bakongera bakaba babana neza. U Rwanda rukimara kubona ko igihugu cy'Ububiligi gishyigikiye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kikaba cyarise gicana umubano nacyo, dore ko hari inkunga Ububiligi bwageneraga u Rwanda igera muri miliyoni 50 z'amayero. Ibi byose rero u Rwanda rwahise rusa naho rubyiyatse, cyangwa se rusa naho rubihagaritse. Yaba imishinga ikorerwa mu Rwanda ifashwa n'Ababiligi yahise ihagarara ako kanya. Ariko nanone ku ruhande rw'igihugu cy'Ububiligi nabo bakaba bagaragaza ko bashaka kongera kuba bagirana umubano n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko hari igitabo cyari kigiye gusohorwa hano muri kaminuza imwe mu gihugu cy'Ububiligi kivuga ku gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se kivuga nabi igihugu cy'u Rwanda, bikarangira igihugu cy'Ububiligi kije guhagarika iki gitabo cyari kigiye kuba cyaronshingwa. Urumva nyine ni nta nindi ntambwe iri kugenda iterwa ku ruhande rw'igihugu cy'Ububiligi. Bivugwa ko rero umubano w'u Rwanda n'igihugu cy'Ububiligi ushobora kuza kuba wazahurwa n'iri siganwa ry'amagare ryaje kuza kuba rero ryakwitabirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rikaba rero ari isiganwa ry'isi ku magare riri kuza kuba ryabera hano muri kino gihugu cy'u Rwanda. Gusa benshi bari bakomeje kugenda batungurwa babona amafoto agenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga agaragaza iyi nka iri mu muhanda, cyangwa se yasimbukiye mu muhanda. Abantu benshi rero byari byabatunguye, barimo baribaza ukuntu iyi nka yaba yageze mu muhanda. Biravugwa ko rero iyi nka yari kure ya kaburimbo, yumvise urusaku rw'abantu bari bishimiye irushanwa ry'amagare, cyangwa se bishimiye kubona aya magare arimo aratambuka. Inka nayo rero ikaba yahise yirukanka iza ijya mu muhanda, ariko ntabwo wari uyishoreye cyangwa se wari uyifite yabigizemo uruhare. Nguko ngayo rero update z'amakuru yarakomeje kugenda agarukaho cyane muri iri rushanwa ry'isiganwa ry'amagare. Igikombe cy'isi rero ririmo rirakirirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Twari tuje kugira ngo tugezeho update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe kandi kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ugize ubone mu bambere. Amakuru yacu ugiye kurikirana gatanu ku kandi, kurashare cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime, bibe nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye twigezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse
amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, cawu cawu, bayi bayi, amakuru agaruka. Reka dufate uyu mwanya rero tugushimire wowe wabanye natwe ku ntangiriro z'aya makuru kugera ageze ku musozo, ni iby'agaciro gakomeye cyane, uri uw'ingenzi kuri twe, niyo mpamvu natwe dufashe umwanya kugira ngo tugushimire ku bwitange wagize kuva aya makuru kuva atangiye kugera ageze ku musozo, ndetse tunakwibutsa gukora share byibuze aya makuru ukayasangiza abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, ubu tweretse ko bana natwe 5 kwa 5. Turagusaba rero gukora like, ugena muri comment utanga igitekerezo cyawe nawe uvuga uko byumva, ese iri rushanwa ry'amagare ry'igikombe cy'isi cyakiriwe hano mu gihugu cy'u Rwanda urabyumva ute, ubibona ute, ese urabona rirasigira iki igihugu cy'u Rwanda? Byinshi rero turashaka kugira ngo nawe ze muri comment ugire igitekerezo utanga. Wakoze kubana nawe natwe rero, ciao ciao, bye bye, astra vista.